Ubu ni ubukwe bwa Vestina rero ndetse n'umugabo we Idrissa Idrowago. Ibi byari ibirori rero byo gusaba no gukwa ndetse no gusezerana imbere y'Imana. Nkuko muri kubireba rero, Edouard Bamporiki ndetse na Israel Mbonye murabona ko nabo bari babyitabiriye. Uyu mugabo we ntawe nzi, aba bakaba bari kuririmba. Uyu ni mukuru wa Vestina, mukuru wabo wambaye ikanzu ya rouge bordeaux, Rani Dorcas. Vestina muramureba ndetse n'umugabo we, umugabo uri seriye. Ngira ngo muri kubona Tito Kimenyi, mukabonaho DJ Fripe, mukabonaho Bamenya, mukabonaho Nyambo, mukabonaho aba nabo n'abandi bakobwa n'abakobwa bakora muri Kigali Protocol. Bari bamwambariye cyangwa se bari gukora serivisi zitandukanye. Hano bari bagiye kwiyakira, ngira ngo yego bari bagiye kwiyakira hano, n'ubundi baba bagiye kwiyakira. Yego bagenda baririmba nyine akazi ke, urumva ni umuramyi birumvikana. Hano muri kubona umuntu, yego uyu ni Nyambo, muri kubonaho Nsabi, Tito Kimenyi n'abandi Kigali Protocol Service, muri kubabona neza cyane. Hano muri kubona wa mukobwa w'umurundi ukina muri Kiramani, muri kubona hirya hicaye umunyamakuru ukora ku Nyarwanda, ntago nibuka izina rye. Aba ni ababyinnyi basusurutsaga, babyina imbyino moderne. Yego imbyino moderne nibyo, traditionnel ni ya kera, moderne ni y'ubu. Aba nibo bayibyinaga. Hano muri kubona Kiramani bari gucekinga kuri YouTube, muri kubona aga promoter, muri kubona Miki ndetse n'umugore wa Kiramani, nabo murabona ko babyitabiriye. Dore ngabo, uyu nawe ni wa mukobwa ntajya nibuka izina rye, ariko nawe arazwi cyane muri sinema cyangwa se mu ndirimbo. Kiramani aga promoter, dore na dore hano noneho murabona ko Vestina yaragiye kuba yakiyakira. Hano rero aya ni amafoto bari bari gusezerana imbere y'Imana. Umupasiteri wabasezeranyije ntabwo wenda ndi kwibuka izina rye, ariko reka nze ndebe ukuntu ndi bubashyiremo agafoto ke, wenda mwe mwarebe ifoto ye. Ngira ngo ni umupasiteri ukiri umusore, ariko nakomeje kumva abantu bavuga ngo idini rya ADEPR rishobora kuba ritemera gusezeranya gutya, wenda bino bya gisirimu. Ngira ngo mwerutse no kumva ko ngo uwitwa Vestina yari yarahagaritswe na idini rya ADEPR, niyo mpamvu wenda atasezeraniye mu rusengero rwa ADEPR, kubera ko we ashobora kuba yari yarahinduye idini. Ngira ngo niba mbyibuka neza, cyangwa se yaravuye mu idini rya ADEPR, kubera ko we yanavuze ko ngo gusenga atari idini, ahubwo gusenga ari umutima, ndetse ukamenya n'Imana usenga iyo ariyo. Ibyo by'idini ngo we bitamukoraho. Niyo mpamvu rero ngo ADEPR baramutse bamuhagaritse, ibyo ngibyo ntabwo byaba ari ikibazo cyane. Uyu mupasiteri rero nawe wabasezeranyije, hari amakuru angera havuga ko ngo ashobora kuba nawe ari buze guhagarikwa kuba yaba umwa-ADEPR. Simbizi nimba wenda ari umwa-ADEPR, ariko ubwo impamvu bari kubivuga nkeka ko hari uko wenda yasezeranyije atari mu rusengero. Simbizi, kubera ko abangaba uburyo babikozemo nk'uko muri kubireba, murabona ko bari ahantu nyine, ntabwo ari mu rusengero. Ngira ngo ikiganiro cyabanje nahaberetse ahantu bari, ntago bari mu rusengero, bo bari biyicariye ahantu hanze rwose mu kajaride, ukuntu ubona ko ari ibisirimu bagerageje kwigana abazungu cyangwa se abanyamahanga. Uretse ko abanyamahanga cyangwa se abazungu bo ukuntu babikora, iyo bagiye gutumira ntabwo batumira isoko n'amaduka. Biriya bizagorana cyane kubona abantu b'abazungu batumiye abantu benshi cyane. Reka batumira byibura 6 bo ku mugabo ndetse na 6 ku mugore, bakaba abantu 12. Barangiza bakagenda bakicarira ahantu ku gaparasi, ukuntu ahantu hari akajaride, hari utuzi, bareba utuzi, bareba utunyoni, bareba utuntu duhuha gutyo, ukabona ko ari ibintu biba bisa neza. Bino bintu byo mu Rwanda cyangwa se byo muri Afrika byo guhuruza isoko n'amaduka ngo baze mu bukwe bwawe, usanga uri gukonsoma
uri gukonsoma amamiliyoni n'amamiliyoni. Abazungu abo ngabo ntabwo abazungu ibyo ngibyo babikora, cyangwa se bya bindi ngo gusezerana ngo akaramata. Mu bazungu bamaze kwisobanukirwa nta bintu by'akaramata, uragenda mugasinya imyaka 2, hanyuma uwo mubane yazitwara neza ukaba wavuga uti reka twongere tugende dushyireho indi 2 rwose biba byemewe. Biriya by'akaramata niyo mpamvu bizagorana cyane kumva abantu bo hanze uwumva ngo bagiranye amakimbirane, ngo umugabo yishe umugore cyangwa se umugore yishe umugabo, kubera ko ntabwo bahagana, ntabwo barambirana. Ni ukuvuga iyi myaka basezeranye ya kontara bahanye iyo irangiye, nibo ubwabo bongera bakicara bakavuga ati ko mbona ntacyo wari untwaye, ko mbona nawe ukaba ubona ko ntacyo ngutwaye, waretse tukongeraho indi myaka byibura 2 cyangwa se 5 bitewe n'ukuntu babanye. Ibi ngibi rero byo kubana akaramata byaje, sinzi nimba biri muri Afurika muri twebwe gusa, ariko mu bazungu rwose ntaho biba. Ibi ngibi byo guhuruza abantu ngo baze ejo usange mubanye umwaka umwe nawe ni ukwezi ahubwo mugahita mutandukana, ntabwo mu bazungu ibi ngibi bihaba. Niyo mpamvu twari dukwiye kubigiraho, n'ubundi byo tubigiraho si bikeya, hafi ya byose usanga ari byo. Ariko ibi bintu byo guhuruza isoko n'amaduka ngo baze mu bukwe, kuko mu bukwe burimo abantu 1000 baje babutashye, haba harimo abantu byibura abantu 100 muba muri kumwe bagushyigikiye. Abandi bose ni ukukunyega, abandi bose ni ukuza gutanga amanota bavuga ngo ndebera ibiryo yatetse, ndebera uburyo yambaye. Niyo mpamvu umuco wo guhuruza isoko n'amaduka twari dukwiye kuwicikaho, kubera ko ntabwo ari ibisirimu. Abantu bige gukoresha amafaranga makeya, kubera ko n'ubundi nyuma y'ubukwe habaho kwicuza kuri bamwe, ngira ngo murabizi. Ariko Vestina wenda ikintu namusabira ni ukuramba mu rugo. Sinzi wenda imico yo muri Burkina Faso, ariko uko byamera kose ubwo azihangane, kuko ejo bundi nitujya kumva tukumva ngo nawe yasenya urugo rwose, bizaba bimaze kuba too much. Ubwo nyine azagerageze, niba namukubita umusaya umwe azatega uwundi, kubera ko kumva ngo umwana w'imyaka 20 asenya urugo rwose ni ibintu bishobora. Noneho urebye n'amafaranga bahatwikiye, genda avuga kutwika amafaranga, kubera ko ubukwe ntabwo mbubona cyane ku kuba wadepansa amafaranga menshi cyane, kubera ko ni ibintu ukora umunsi umwe ukaba wakica imbere yawe byibura mu myaka 10. Uramutse urebye nabi ushobora kudepansa mu bukwe umunsi umwe ukica ejo hazaza hawe hangana n'imyaka 10. Niyo mpamvu rero ngewe gudepansa amafaranga menshi ku bukwe mba mbona ari ukuyatwika. Noneho byagera muri iki gihe bwo ugasanga noneho birenze no kuyatwika, ahubwo n'ivu naryo ubwaryo ni ukuyashyingura. Ni ukuyashyingura, kubera ko muri iki gihe biragoye cyane kubona umuntu aramba mu rugo rwe. Byagera kuri aba bana bakiri batoya, byagera noneho ku basitari, byo bikaba ibindi sinzi umuzimu wabateye. Vestina atubabarire, ntazamere nka Muyango, ntazamere nka Ketchup ni Biju, yego ntazamere nka Biju. Vestina nimba ugiye kubana n'umugabo, ntuzamere nka n'abandi benshi abagore bagiye badivorusa. Ntuzamere nka Olivia wa Platini ngo ukurikiye imitungo. Rwose utubabarire, urugo ugiyemo uzabyare hungu na kobwa kandi uzarusaziremo, uri kumva. Ndetse na murumuna wawe Dorcas nawe umusengere, nawe ejo bundi nawe yongere yicaze ababyeyi. Ubwo ni icyo ngicyo ngewe nkwifurije. Asigaye genda utange iby'abandi, ubwo ntibikiri ibyawe birumvikana. Genda utange iby'abandi, ahasigaye Imana ikubakire, ikube imbere, ikube n'inyuma, uyibe hagati. Umugabo wawe ni seriye, nugerageza kuzana uburofa azakunyuzamo urushyi. Buriya abanyamahanga ntibajya bakina, uri kumva. Ikindi ubwo nizere ko ibintu bijyanye no kuba umugore abamarene nimba arahuye n'abamarene bazima atari za sadunda zo ku mihanda,
ubwo ushobora kuzarwubaka, ahasigaye ubundi nkwifurije urugo rwiza, ngaho genda nawe uhirirwe nka mama wawe na papa wawe.